noneho arakinga mbona noneho ibintu birakaze. Nari nambaye agakanzu kagufi kagize nka hano. Turarwana mbona namwe murabibona ko nta rutege. Turarwana kandi kurwana umukobwa n'umuhungu ntago banganya imbaraga. Yaranesheje agakanzu arakenura ikariso yarayica. Barambwiye ngo byagenze bite. Nanjye ndabasubiza ngo biragoye nyine ariko narabwiye ngo gerageza bihangana tubwire ukuntu babwiye. Narabwiye none se ko barandongoye bakampeza umwuka nkabura ukuntu mbigenza. Ariko nyine niko nabivugaga kubera ubwoba. Nibyo nari ndi kuvuga kuko nari nataye ubwenge. Intara nye z'igihugu cyacu n'umujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse na handi kamerama ora ntandi nibagiwe. Sama mvuze he na he na he? Nago mbizi. Uburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru na he handi? Mu Kigali. N'ongera kare. N'umujyi wa Kigali. Sama. Naam. Mujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? Naba nkubeshye ko mbizi. Kumva ngo ni Kigali byonyine. Ntago uzi uturere tugize umujyi wa Kigali? Icyo kizabini rwose kimpaye nabona zero. Reka da. None u Rwanda se rwo ruzi neza? Wapi rwose no kubona nyine ngo ntuye ahantu gusa nta kindi kintu mba nzi. Sama. Ukivuga gutyo mbisagera akamaza k'amatsiko. Reka nze nkakubaza wenda tuninjira no mu kiganiro. Gusa nubwo rwose tutarinjira mu kiganiro neza, reka tubanze dushimira abakunzi bacu. Abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu, aho waba uri hose, turagushimira kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi natwe tuzakomeza tubashakira ibibashimisha kandi n'abantu b'ingenzi. Samantha. Yes. Iwanyu ni iburasirazuba. Indege igiye muri Uganda irimo abanyarwanda n'abagande ikagwa ku mupaka igakora impanuka ariko itarambuka. Abantu baba bari muri iyo ndege yakoze impanuka, abarokotse bashyingurwa he? Abagande barokotswe bashyingurwa he? Ku mupaka. Ku mupaka. Abagande barokotse bashyingurwa ku mupaka. Bashyingurwa ku mupaka aho ngaho nyine barokokeye. Aho ngaho barokokeye niho bagira ate? Aho bashyingurwa. Yesu we. Abarokotse bashyingurwa. Abarokotse urabashyinguye. Cyangwa ukagumba zibazo nk'ibyo ngibyo ko bisumba uko ndeshya koko. Abagande barokotse bashyingurwa ku mupaka. Ntago nzagukumbura pe. Niko mushuti wa wowe nubwo tutarakwakira wumva barokotse bashyingurwa. Abarokotse? Bashyingurwa. Kandi barokotse? Ahubwo mbaza ngo abapfuye bashyingurwa. Abapfuye bashyingurwa herata. Bashyingurwa nyine aho ngaho abaguye. Aho baguye. Naho Samantha we ngo barokotse bashyingurwa ngo aho baguye. Urakoze kuntera igikuta. Samantha twa tugukumbuye kuri yawe TV. Murakoze cyane nanjye nembakumbuye. Gusa wagacyasinzi niba wenda ukuri kujya hagaragara kandi ukuri kuvugwe. Bien abi. Kaki? Ego komana. Ese samavuga indimi zingahe? Muguru y'mirumwe. Uri hene se? Muguru rw'ikinyarwanda rwonye. Okay. Cyari Igifaransa wambaye neza. Okay, merci beaucoup. Ego. Aka kana rwose se nkavuge gute noneho? Santiago. Oya banza tubwire. Ubwoko bw'iyo nkweto n'ubwe. Iyi se? Ko mbona itikoraho. Oya nyine niye marike. Ni Santiago na Agataliyani ni timba ni. Kana Kanyamerika. Ego ko.
mwa bantu mwe rero hari ukuntu indimi zigenda zivanga nimwumva akanyamerika ntimwumva ibindi Sama bavuze akanyamerika wumva iki ni akanyamerika nyine akantu kataguriwe hano mu Rwanda nkada yego mwambaye neza hagati aho mwese mwambaye neza irakoze cyane ku turayibani ariko kuki uri kwishyiramo utuntu tw'uturayibani cyane muri ino minsi sinabikubwiye si impamvu umuntu ajyana n'igihe cy'ibintu nyine ubwo ni igihe cyabyo kiba cyageze kuko igihe kitaragera ntabwo wakora ikintu rero kuba bibiri guhinduka nyine ubwo nuko ari cyo gihe cyabyo yego Samantha arazwi turamuzi reka tujye kuri mushiki wacu bakwita nde nanyita Sandrine bakwita Sandrine nibyo biri mu byangombwa bose Kigali witwa Sandrine cyangwa ari ukuntu ba Sando Sandra Sakisa nk'utwo twose Sandra gusa Sandrine nyine ni iryo mu cyaro mu mujyi ni Sandra Sandra ubundi nanzi ko Sandrine nakora akazina kagezweho kunyumva buriya nka Samantha sinjya nizera ko ku byangombwa handitse Samantha wenda ashobora kuba yitwa nka Carolina Saverina akajya kakunsenya mwana kuko tumaze kumenyerana buri kunsenya kandi ngewe umenye ko ndi umusirimu n'amazina yanjye agomba kuba ari amasirimu ni Samantha no mu byangombwa mushiki wacu Sandra ikaze kuri kamera za Yawe TV murakoze cyane mumeze neza meze neza ariko noneho hagati aho ngaho bakunze ba Yawe TV imibarwa 10 uraza kwisiga cyangwa nturi wisiga iyi ndabizi abafana bacu yasuka umucuruza please utatuma bamfunga mu bafana bacu ikintu tuzi bakunda kandi natwe tubamenyera yavuze ngo imibarwa 10 nayibona ndabaha 7 imbere y'inyuma ako mana nukuri kose ubundi nawe utayizi ahita yiyuzuza mbo mwaje ku gasitire k'utuntu tuzi ni ibijyanye na klima bimeze bite cyangwa muri kwamamaza oya ndabona umwe afite inyange na Nile njyewe muri na minsi nsigaye ninywera amazi nese n'uri ko ntanywa inzoga nsigaye ninywera amazi sinzi impamvu urabona ko n'izuba nyine icyaka kiba cyisha abantu bashaka kunywa amazi cyane ariko n'ubundi muzima busanzwe amazi ni meza kandi arafasha yego Samantha twinjira mu kiganiro wenda kugira ngo tuze kuganira tuziranye izina ntago rya gihagije kugira tumenye uriya muntu hari ukuntu wamutubwiraho gakeya ubundi tukaganira tuziranye nta bidasanzwe nyine we ni murumuna wanjye kuri papa na mama cyangwa kuri bya bindi byari Kigali murumuna wanjye kuri papa na mama gusa ntago nyine yakuriye mu rugo yakuriye kwa nyogokuru kandi baba ahantu bita i Musanze ahantu bita mu nkambi niba hari abantu bahazi reka bivuge twumve navuga turako tubyumva wowe ufite amashuri angana gute mfite amashuri 5 yisumbuye amakuru ni meza kutari kukivuga se kutari kukivuga kiwacu se ndakivuga cyane gira nk'akantu tubwira twumve niba koko ari uwawe gira nk'akantu tubwira twumve niba ari uwawe nko kahise ariko baraza kukumva abakunzi ba Yawe TV nituza kuganira cyane barabibuze kukumva ufite umusatsi mwiza merci kuki wahisemo utwo duherena tureshya gutyo utuse yego utu ngutu subwo nakugira ngo ukira ngewe ngiye ahantu nyine hakure numva ari two tunyoroheye ariko ngo abagore ukuntu batunga kontake cyangwa wenda bagatunga imodoka ariko bakaba batazi marike zazo bitewe n'ahantu bazikuye wasanga nawe utazi igiciro cy'utwo duherena ako kantu murakumvisha ako shaka ufite incyura muri amasazi ariko se ndabeshya urabeshye se ntari igihe umuntu atwara imodoka atazi marike yayo kereka ari ibirakane se ubwo waba warayiguriye utazi marike yayo wenda baraguhaye nka kontake iri muri gato ari impano ntabwo wamenye muri bidi birashoboka bo hagati aho ngaho wenda ntabwo mu Rwanda hari Volkswagen wenda nk'imodoka zikorerwa mu Rwanda ariko no guteranya ariko hari amazina y'imodoka wenda usanga nka marike runaka bayitiriye izina ry'irinyarwanda
ni nk'iyihe marike y'imodoka waba uziyitirirwa ivugwa mu kinyarwanda bitewe wenda n'ibikorwa byabaye? ntayo nzi. ntayo sheri? nayo tuvugishe ukuri, ntabwo waba warigeze wumva imodoka yitwa ngo bagore beza? abagore beza kare kujya ntabyo nzi. nta kamodoka muzi yitwa ngo merci sheri? oya ntako. reka da, nta kamodoka kazi uzi ngo warandyohereje? ngaho I- sha ibyo bintu ngenda mba ndi kumva ari bishyashya mu matwi. muntu utwaye akamodoka cyangwa wenda ugatunze kitwa gutyo wenda ku gikorwa runaka ushobora kuba warakoze ukaba ugafite nk'ishimwe wubahwa, big up to you. kabisa hejuru cyane. ariko soma wowe ko ntabwo ufite. ntacyo uri kure. abafana niba hari umufana wenda Samantha aba yararyohereje why not atakamukubita ariko? ni ukuvuga iki? izina rya Yesu. kuryoshya se ni ibintu birenze. none se nta bakunzi ufite? nta bakunzi nyine ndabafite. nta bantu bazi story zawe se z'ubuzima, ubuzima buryohera kubera wowe? ntabwo mbizi. nase ubwo ntaba warabaryohereje? yaba hari bazabyivugira njye ntabyo nzi. twinjira mu kiganiro gatoya n'ubundi twatangiye twinjira gutya. ingingo nyamukuru ituzanye ahangaha ntabwo ari za nkuru za Samantha, ntabwo ari za nkunda za Samantha. Samantha muramubona mu kandi kaluku kameze neza, ariko Samantha twaraganiriye, murabizi ko ni inshuti ya Yawe TV, turakorana, atuganiriza kenshi. twagerageje kumubaza niba wenda hari abantu bavukana afite, atubwira ko bahari, noneho abana interested yo guhita akatubwira story ya murumuna we. Gita twifuza kuba twabonana nawe ngo tuganire. Murumuna we nawe turamwishimiye ko twabonanye. murakoze cyane. Sandra wakoze kwemera ubutumire bwacu. nawe murakoze kunyakira. Samantha, nyuriramo mu bakunzi ba Yawe TV ho gatoya uburyo ki byagenze twinjiramo, ariko utabikomezaho cyane ko nyir'ubwite niba uruze kuza kubyivugira kugira ngo twinjire. Abakunzi bacu batibaza kuki twicaye imbere yabo igihe kingana gutya nta kintu turababwira. neze shaka ko nkubwira iki? ho gatoya kuki Sandra ari hano byagenze bitu ushingiye ku byo twaganiriye ku buzima bwa murumuna wawe? none ko barandongoye bakameza umwuka bigenze ute? Samantha hari umuntu wahita wibaza ko Samantha ari isugi. yabivuze kenshi bakurongoreye. none ko barandongoye bakameza umwuka bigenze ute? umuryango ukabura. sha ndacyari isugi muramenye data. Samantha, agatongo hari akantu utambitsemo wenda karimo kurongora, karimo n'iki nkubita mbangura, watubwiye story y'ubuzima turi kuvuga duseka, ariko akariho karavugwa bishobora kuba byaranarangiye wenda kandi byarangiye neza. Murumuna wawe yafashwe ku ngufu, katubyite gutyo nk'uko mwabitubwiye. Reka tumuhe umwanya atwibwira uburyo ki byagenze n'urugendo ukuntu rwageze kuri uwo munsi, uburyo byarangiye, kunyumva atubwire muri make. Sandra, karibu. murakoze cyane. Yego. ukuntu nyine byatangiye byagenze, uyu ni mukuru wanjye. Yego. yari yaje kunsura ahantu nkorera, noneho yaje kugusura ahantu nkorera. wakoraga iki? nakoraga mu kabari. wakoraga mu kabari? Yego. nuko nyine wakira umukiriya, hari igihe muganira bitewe n'abo wakira ukuntu bangana. nyine nijuye ninze n'uwo mukiriya, biba ngombwa yuko muherekeza. Yego. muherekeje turagenda tujyana ahantu nyine ahandi mu kandi kabari twe tugiyemo. noneho nyine ahantu twari turimo kunywera nkorera hari icyo kunywa ariko nta cyo kurya gihari. noneho njyewe tuganiriye mubwira yuko nshonje, arambwira ati hari ahantu yakoresheje udukomande nitujyane. turajyana, noneho kuryaho narariye, yaranyakiriye, narariye. njye ntabwo nari mbizi ko hari amaroji. igihe cyo gutaha nyine mbona wapi gutaha ntabwo abyumva. yafashe nyine arafunga. afunga se ni mwinjiye muri lodge cyangwa muri kuri kontwari n'ubundi bisanzwe? oya, twinjiye muri lodge, nagiraga nyine ni nk'icyumba gisanzwe. ariko uruhukiramo bisanzwe? ariko uruhukiramo ngiye kuko nari namuherekeje nk'umuvandimwe.
noneho arakinga mbona noneho ibintu birakaze. Nari nambaye agakanzu kagufi kageze nka hano. Turarwana mbona namwe murabibona ko nta rutege. Turarwana kandi kurwana umukobwa n'umuhungu ntago banganya imbaraga. Yaranesheje agakanzu arakenura ikariso yarayica. Nubwo nabonye ibintu nyine bikomeye cyane. Nubwo nahamagaye mukuru wanjye kuko yari yaje kunsura namusize aho nkorera. Ndamuhamagara aho nyaka telefone arayikupa arayiterera nyine mukuru wanjye yongeye kumuhamagara nibwo nayifashe mwitaba vuba nuko ayitabaza abasore bari aho nyine baza kuntabara. Samantha, ibyo bintu ni true story cyane bya bintu byanyu by'iki bakunda kuvuga ngo imitwiko tubwiza ukuri? True story yabayeho? Udufashe wongera akajwi kugira twumvikane neza. Iyo true story wowe sibyo? Uwo munsi wari wagiye gusura murumuna wawe? Yego. Ibyabaye wari ubyiteze cyangwa wari uzi ko iyo situation ishobora kuba? Ntabwo nari mbyiteguye cyane ko byananunguye kuko numvaga ko nyine ngiye kumureba ahantu akorera ariko ntabwo nari nzi ko iyo case yose iri buze kuzamo. Rero navuga ko ari ibintu navuga ko byanunguye ndetse cyane kurenza uko njye nabitekerezaga uwo munsi. Aguhamagara byakiriye ute n'uburyo ki wenda isa gukupa n'uburyo wumvishe bari kurwana wumvishe bimeze bite? Njye ntabwo numvishije meze neza kuko urumva nka murumuna wawe kumva ufite ikibazo nk'icyo ngicyo kandi ibintu utanatekereza gutigeze unategura. So ni ibintu numvishe nyine bine ikibazo kuri njye numva ndahangayitse. Katangiye duseka ariko iyi nkuru ntabwo byoroshye kwenda kuba twayiganira turi guseka n'ubundi. Ubwo muba wowe aguhamagara atubwiye ko ngo hari abantu batabaje hari abantu wifashije n'iki, tubwire nawe muri ako kanya guhamagara wabyitwaye mute nk'ahantu wari uri kugira ngo mugere aho yarari? Urumva agiye aho hantu nubwo mbere nari mpagize. Ariko mu by'ukuri abantu bari kuhanywera abenshi nyine baramuzi baraziranye. So rero nababwiye yuko nyandikiye amamagaye ambwira ibimubayeho then ndababwira ngo bamfashe tujye kumutabara. Ubwo rero harimo nyine hari ukuntu ubukorera ahantu abantu bakakwimvamo bitewe n'uburyo ubaganiriza nyine nta mutima mubi babona uri no stress. So rero bamwe baramerekeje tujyanayo tugenda nyine abantu bagiye kumutabara. Nkuko bitari byoroshye ariko muhageze wenda mwarahageze Roji abari imiryango myinshi haba hari inyubako nyinshi mwabwiwe n'icyo umuryango arimo? Abasore bahakora nyine hakora ayo marogi nibo baje gukingura kuri gate kuko twarakomanze ntago bari bazi ngo ninduje hano. Rero twarakomanze barakingura bakinguye nyine uyu nguyu tumubona mu madirishya nyine mu birahure ko bari mu muryango ubanza. Ubwo rero niko guhita tumenya ko arimwo nyine barimo aho ngaho hafi. Ubwo rero kubera ko bari mu bintu byo kugundagurana nyine nk'uko nyine umutipe ashaka kumufata ku ngufu barimo babipfa batongana n'iki twahise twumva nyine induru twumva nyine bahita tumenya nyine ahantu bari kuko urumva ntabwo nabikubwira ijwi ryiwe n'ahantu ari. Ntabwo byoroshye. Sandra wowe wari witeguye ko wenda ashobora kuba mukuru wawe hari ikintu yagufasha kuki utahise kuhamagara wenda boss wawe cyangwa n'umwe muri abo bantu bari baraho ngaho? Abonye nyine kugenda kuko iyo ujya mu kazi muba mufite amategeko mugenderaho. Nabonye guhamagara boss cyaba ari ikibazo cyane tamugahamagara murumuna wanjye. Mukuru wawe? Mukuru wanjye. Yego ibi bintu bikugwiriye ntabwo biba byoroshye. Naramuhamagaye nyine nari ndi kubona nyine nawe ntacyo ari bukore ariko nyine kugira Imana ayifashisha abari basore bari bahari b'abasore. Samantha mukimara kugera aho ngaho mwumva umuryango uri kuvugiramo induru mwese mwumva ko ashobora kuba abari barimo? Yego. Mwabyitwayemo mute? Mwari mwakomanze ku gipangu se uwo muryango nawe mwarakomanze cyangwa mwasanze ufunguye?
umuryango wari ufunze ariko twari turi kumwe n'umwe mu musore w'umusirikare uwo mutipe wo kuri zoroge yari amuzi yarakomanze rero ahita akingura ko mvuga ko nadakingura biri buze kumukomerana so rero twarakomanze nyine ahita akingura agikingura mwasanze bameze bate? uyu nguyu nyine bari bamuciriyeho imyenda n'imyenda y'imbere bayiciye. Ijambo rya mbere yavuze cyangwa wenda yavuze gute wende akibasanga mwinjije aho ngaho moya mwubura amaso murebe hano muri kamera wenda mwihangane sibyo mukibonana akibabona nk'umuntu uruhutse wabonye ijambo rya mbere ni igihumure yari afite cyangwa wenda n'igihunga yari afite yavuze gute Samantha? Kubera telefone yanjye nari nyisigiye umuntu kwa tuzanye wari uri hanze twese ntabwo twinjiye mu nzu bahise bamamagara nsubira inyuma ariko ngarutse nsanga uwo mutipe ngo arimo aravuga ibyo uno nguyu yavuze ngo none nk'uko bandongoye bakameza umwuka. Sandrine wenda ashobora kuba ari inkuru mbarirano reka twumve wowe wenda wowe ibyo Samantha ari kuvuga ngo yasanze muri kuvuga cyangwa ngo wavuze gute? Yadufashe urebe muri kamera ntabwo biba byoroshye kwicara imbere ya kamera bwa mbere ihangane ugira isoni. Samantha wenda avuze uburyo ki bagusanze n'uburyo wavuze wowe bakikusanga aho ngaho ukibona bafunguye ni irihe jambo rya mbere bakubajije se wababwiye gute? Nyine nkibabona wongera akajwi nkibabona yego numvishe muri njyewe nkize ariko kubera ubwoba nari mfite barambajije ndavuga none ko bandongoye se nkaba nabuze umwuka nibyo nari ndi kuvuga kuko nari nataye ubwenge nta n'irindi jambo nari ndi kumva nyine kuko nta bwenge nari mfite. Nta bwenge wari ufite? Wihangane Samantha murumuna wawe bamufashe ku ngufu gutyo byarangiye bite mwabyitwayemo mute nk'abantu bakuru? Twanze kubigira public nyine ngo bibe birebire bigire n'ahantu kure umutipe kuko yahise asaba imbabazi adusabye imbabazi asaba n'uyu nguyu imbabazi mva twamubabarira nyine tukamureka twaramubabariye nyine tumuha imbabazi birarangira then uyu nguyu ahita aza nyine asubira mu kazi ibisanzwe nuko twabirangije rwose. Sandrine abakobwa mukora mu tubari ubundi musanzwe muhura n'izo mbogamizi? Izo mbogamizi akenshi zikunda kubaho cyane kuko bwari bwa kangahe uhereje serivisi umugabo akifuza ko muryamana? Bwari ubwa mbere. Oya hari ukubyifuza wenda akabishyiramo ingufu gutyo hari no kubyifuza akabigusaba ukabyanga hari no kugaragaza ibimenyetso ariko ntabikubwire. Kenshi bikunda kubaho kuko mu kabari nyine hari n'abaza kuhanywera bavuga ati runaka ndamushaka yaza undi yajya kumwakira akavuga ati wapi ndebera runaka ze yego hari igihe anywa nka rimwe akavuga ati nawe gira icyo ufata nkatwe nyine tuzi twifatira ko ugafata nk'amazi kuko uri mu kazi kandi ntago inzoga zarananiye nyine bibaho ariko namwe ngo hari ukuntu mubashotora wenda ugasanga imyambarire cyangwa wenda n'uburyo muri kubitwaraho kugira ngo bakonsome menshi ugasanga nimwe muri kubigiramo uruhare kugira ngo babe bagira ubwo bushake? Oya njye nambara nk'umurokore. Oya bosi ngo iyo ari kubashaka abakozi n'ubundi agendera kuri icyo ngicyo ese wazashobora gukurura abakiriya ibintu nk'ibyo? Hari igihe umukiriya aza yakunze nka size yawe cyangwa yagukundiye ubwiza abantu bakunda bitandukanye hari ukunda wambara neza wikwije akageza hasi hari n'ukunda uwambara ibigeze aha ako munsi nyine nanjye nayo niganya abandi nambara akageze hano. Nawe byo byose wabonaga ko wamukuruye ari kumushotora? Aramushotora. Byari bigukozeho? Byari binkozeho ni ibintu bitoroshye ariko nawe urabizi ko uri mwiza?
oya ntabyo nzi. Akanyinya kawe se ni aka famiye cyangwa ni impanuka wakoze kabaho? Kanyinya ni aka famiye. Ni aka famiye? None Samantha ko ntako afite? Ntabwo twese twagira iminyago ngo bivemo. Cyangwa niyo mirwano y'uwo munsi yatumye Oya, nyewe nari nyisangamo. Hari abantu bazi ko wenda abakobwa mukora mu tubari n'ubundi musanzwe mukora uwo mwuga wo kuba wenda mwakwakira abakiriya mu ngeri zose, haba mu cyo kunywa cyangwa cyo kurya cyangwa n'icyo kuryama. Wenda akaba ari nayo show atwaramo, akaba ari nayo ntandaro yo kugira ngo bagire ibyo byifuzo. Ese byaba bibaho koko? Biba. Umuntu yazamenya ryari umuntu ukora utwo tuzi twose? Ukuntu wabimenya? Akenshi akenshi ni mu bari, hari ububari bubaho bugira n'amaroji. Iyo nyine ubonye nk'umuntu ukwakira, hari igihe nyine amaraso yanyakururana tu bikabaho, hari n'uwo nyine bitabaho nyine ukumva ko yakujyana mu zindi nzira nyine nk'uko byari bimbaye. Umva ni ibintu bitoroshye. Ugereranyije wenda nk'utubari wagiye ujyamo cyangwa wenda utwo wagiye ukoramo cyangwa n'utundi uzi, utwo wenda waba uzi kuri bagenzi bawe, iyo bibayeho nka gutyo abakobwa barishyuza cyangwa wenda bagirana urugwiro nabo bahaye serivisi ubundi bakabikora nta bwishyu, cyangwa babikora nk'umwuga bakishyuza? Hari igihe aba ari umwuga, hari igihe musangira nyine, iyo unywa inzoga mugasangira muraganira, hari igihe umwishyuza, hari igihe utamwishyuza, nyine mukaba nk'abavandimwe. Abavandimwe baryamana? None se no kuryamana ni ubuvandimwe arega. Hari umuvandimwe mwe mwaryamana? Oya, nanjye numva babyita ubuvandimwe. Wese nta muvandimwe urabona? Nta umuvandimwe nari mbonye nyine nawe ni uwo nyine wari kumugirira nabi. Ibyitwayemo nabi? Ni uko utari wamwishimiye se cyangwa nuko twifuzaga kubikora? Oya, hari igihe nyine umuntu muganira yabona n'ukuntu muri kuganira, hari igihe umuntu agutinya bitewe n'ukuntu ari kubona uri kuganira, akavuga ati uyu mwana nimubwire ibi ngibi noneho biraba bibi, cyangwa yanteza n'abantu, noneho akabicisha mu yindi nzira bakugeze muri iyo roji, niho ngo byashoboka. Yakibyitwaramo neza, kubyitwaramo ute wowe? Ibintu bikorwa byaganiriwe, none se yari kumbwira gutya, yari kumbwira ngo tugiye muri roji ngo turaryamanye tutaganiriye. Iyo mu kiganiro ariko bitwara mu nzira nziza wenda bishobora kuba byari bushoboke? Yaje nabi, ntabwo byashoboka, ariko yaje nabi tu. Yaje nabi, yitwaye nabi? Yitwaye nabi. Samantha, tugaruka muri mudu ho gatoya, ndabona wenda mwabaye bored ukuntu mwababaye cyangwa mwagiye muri mudu y'ibyo bihe mwahuye nabyo. Tugaruka ho gatoya, sinzi wenda ndi bukibaze muri muna wawe. Sandrine, umusore ufite uburwayi bwo kuba wenda bw'imyororokere kateguka, reka tubivuge muri icyo kinyarwanda, bamwita gute? Umusore ufite ikibazo cy'uko wenda kateguka, mu kinyarwanda bamwita ko yitwa gute? Njye ntabwo mbizi. Yavugisha ukuri, ntabwo wabiyoberwa kandi nta rubishego bike. Mufashe Sama. Se sibyo njye numva bavuga ngo ni ikiremba? Ni ikiremba. Sinzi niba wenda ubwo burwayi wenda niba bishobora kuba ari uburwayi cyangwa wenda umuntu bashobora kuba muruze ntawamenya. Umusore aba ikiremba. Ubwo ni umusore umeze ute? Utagira ubushake. Utagira ubushake, kateguka, adashyuka mu kindi kinyarwanda. Ese umukobwa wewe niba navuga ngo kateguka, niba navuga ngo nawe utagira ubushake, we yitwa gute? Ntabwo mbizi pe. Ntabwo bibaho se? Njyewe wenda bibaho simbizi, ariko wenda njye si birambaho, ariko njye nta n'ibyo. Ubwo we yakwitwa gute? Ni ikiremba cy'umukobwa? Ubwo bose ni ibiremba, none se ubwo urumva atari izina rimwe? Birashoboka ko ari ibyo. Ni ikiremba nawe cy'umukobwa? Ubwo twabyita. Tugana ku musozo, Samantha,
ntabwo twatandukana wenda ntagiye mu buzima bwawe mu rukundo rwawe kirasa uracyamuhiga uracyamukunda uracyamushakisha ntabwo nyimushakisha pe ntabwo nyimushakisha ariko nyine karacyayimukunda ariko ngazagaruka tubishyire mu maboko y'Imana nyine tubisengere turebe icyo bizacura uriya mukobwa yanditseho hano cyangwa se njya mugarukaho pe n'ubushize mu kiganiro twakoranye warabimbaza Marine ntabwo yari ishaka kubyinjiramo cyane buriya nyir'ubwite niwe uzifatira umwanzuro nk'umuntu mukuru kubera ko ntabwo ari umwana yego yesi bakunze ba Yawe TV rero reka tubibutse ko ushaka gusoma wagana kuri yawetv.com amakuru azira ibihuha amakuru meza kandi yizewe kandi atangirwa ku gihe mujye musome murebe ni byiza cyane gusoma byandi batubeshyiraga abanyafrika ngo duhishwa mu nyandiko byarakemutse ubu ngubu twese twarasobanukiwe mujye musome ibintu biragenda neza Samantha rero mwakoze kubana natwe na Sandrine wakoze kumutuzanira Sandrine agira ikintu byira basaba abafana ba Yawe TV icyo nababwira ni uko mbakunda kandi mbakurikirana isaha ku yindi nasuko ko nta kintu ubwiye umukunzi ko nta kintu ubwiye umukunzi kandi ndi singo ushobora kuba uri singo wenda singo ariko ufite umukunzi mutarabana ariko ahari ntawe ndabona nta n'umwe mwageze mushwana ntawe bisobanura nta n'urara gusaba ntawe ntawe urara gusaba urukundo nyine barahari barunsaba ariko ntabwo ndajya mu rukundo ntabwo urabona gu yawe Yawe TV rero abakunzi ba Yawe TV turabizi ko harimo barara bagayagurika ntabwo ntukanye ingaragu aka kana kuri kariya kanyinya kuri kariya gafesi kuri kariya gasasi kuri kariya gataye kuri kariya ni karibu uzashaka imibare 7 3 yayivuze ni 078 7 ikurikira uzayishaka stay on touch kuri Yawe TV tuzazimuha mwakoze kubana natwe